ku buryo n'umuntu uzatubona azahita avuga ati itangazo njye nigisha amagare abantu batigeze bamenya igare, abasaza, abakecuru n'abana, nimuhejwe nushaka umaze n'ukwezi ndaguha n'impamyabumenyi ni igare muriye itangazo mubanguke bro. salama ni sawa dore nigisha igare amafaranga make cyane n'impamyabumenyi urayihakura ndanaguha seritifika upfa kuba none uragira wenda kwigisha igare ku buryo n'ubutaha abantu bose uzagenda ubabwira ukuntu bihagaze njyewe nigisha amagare noneho rero tugiye kugira nyine urajyaho uramereza ibiceri twagize noneho ubwo reka duce dutangire Minerivare si ubwo Minerivare wowe wigira ubwoba Minerivare ni make cyane ni igare ryanjye uvuga ati njyewe ngabanya ibiciro kugira ngo n'abandi bose bazaze ubutaha bose biga igare kuko njyewe mba nshaka kwigisha igare noneho ku buryo buri muntu wese mu gihugu azaba azi igare kuko nta muntu n'umwe mu gihugu uzaba utazi igare ntabwo nshaka abantu batazi igare mu gihugu ku buryo ubu ngubu ko nta mafaranga nari mfite nanjye nze nitembera kuno ubu ngubu ntabwo wandobeshaho kuko urobesha reka ngurobesha ariko ubutaha uzagire gute ubutaha uzayazana nta kibazo ubutaha uzagira mera neza wowe kumereye nabi nta mwarimu wigisha adakubita mera neza dore wowe ukuwigisha no nimba rukugisha mbwira nigendere mera neza njyewe ndashaka kwigisha abantu bakamenya amagare nta muntu n'umwe mu gihugu cyacu utazamenya igare mera neza ngamuwo fata igare ryawe njyewe nzajya kwiga ahandi niba ari ibyo ngibyo uzanye komeza ugende nzigisha abandi reka nigendere rwose genda winigire genda urambonera uriya muntu ureba ukuntu angana ni umusore ntazi igare nigeze aryiga na rimwe kandi ngatuye mu gihugu cy'u Rwanda ubundi buriya afite isoni nabyihorera ariko njye nzigisha abandi ntabwo umuntu ungana kuriya namwigisha igare ahengama gute reka nse nongere nanga itangazo numve ko ibintu ndi gukora atari byo koko niba nawe ubitekereze niba uri umuntu w'umusaza utazi igare uri umukecuru uri umusaza uri umwana urumva ibyo bintu bimeze bitereka nanga itangazo hano mafite igare ryigisha amategeko y'umuhanda abantu bashaka kwiga amategeko y'umuhanda abantu batazi igare abasaza n'abakecuru muze ni karibu uhe muretse uhe ko murasakuza ko dubure karate ubwo mutumye mbikora nta noneho va mu nzira shaka mu nzira noneho ugira we tangira noneho hano ndigisha igare amategeko y'umuhanda we niba ushaka kwiga igare kwino wige nta kibazo igare ni sawa wenda nakwemeye ntabwo umeze nk'abawundi mani hari uwaje kwiga igare ejo bundi yaranyishe noneho njyewe ni make oya kuba nomboka nka byeri mwana nuko mba nagize gute buriya inzoga kugira ngo igaragare ko iri gukora irabira noneho reka se noneho nawe mwigisha igare mumwereke ukuntu bihagaze noneho ni amafaranga make uzagenda make na diporome ndayiguha ibyo bicwa ni gute ibicwa rero hano nemera ku note y'ibihumbi 3 kwiga igare kuko urakuze reka amafaranga ni menshi cyane niba ari menshi reka tubinegosiye noneho reka tugabanye ibiciro muciye 1000 wowe ukubita ijana subira igare nari gusanga iri gare nari gusisha none se ikobokobo nyine ni iryayo nyine kino cyoto kiriho ni icyayo wese we kora ibyo ngogi njyewe ndabyanze ntukajya ku igare utarizi wakwigisha umuntu wo kubita karime ntabwo nakwigisha abantu gutya reka ibintu ntabwo byane nakurajyanye nigendere ndabona abantu bose mu gihugu badashaka kwiga amagare barashaka no kumenda ariko buriya perezida Paul Kagame nawe abirebe nta kuntu twatunga abantu batazi amagare nanjye nagare nziko
ntabwo mbaza. Ngeze bitagiye. Ni sawa papa. Ni ahantu wandajya najya kwiga igare. Ahantu wajya kwiga. Ibyo barutse ari ahantu bita ku kirabura hafi. Ahari karamu. Wari umutipe wagize wambaye. Eh. Reka ahantu nagize yarankubise yaranyishe ntabwo ushobora kugera urwo. Ntabwo wajyayo. Nta muntu yigisha neza. Yarankubise yaranyishe. Ahubwo nibaza nzabaza. Reka nigendere ntari nta kibazo. Itangazo hano twigisha amagare abatazi amagare bose turabigisha bagataha barimenye iyo bibaye ngombwa turari kwigisha rwose nibyo bite byawe kugiye waba uzi igare ngo ndikwigishe Reka ni naje atanu kingana na hamwe. igare ryanjye ni ruzungu rwose bimeze bite se ahubwo Ikibazo nigishijwe n'umuntu yankubitaho yigishe neza utankubita. imbere cyane aho byose ibyo bintu byose twe twatufite ahubwo uretse kuhingira ku igare tuzi kujya ku igare ahubwo ufite angahe ngo ugiye ndi kwigisha Ndagwicira 200 cyane. reka genda sha ibice 100 ntabwo bikigura n'ubugoro none urama 1000 500. reka genda sha usavamo ikiro cy'ubugara hano abana baba bari aho ngaho denza imeze nabi mweka nkwerekeye nk'umuntu wanjye mama ibice 600 uhite kwandika 500 nyinshi cyane. reka genda sha dore ibintu bisigaye bihenda we ntabwo nari ukuntu ibiryo byawe tugiye Ariko kwigisha neza utankubita. usibe kurimaraho ibirenge ujye utwara igare neza ariko ese ujye utwara igare neza urimo urayimaramo umwuka ariko si ibyo mba nakubwiye